Haleluya. Haleluya. Abona ko byinshi ariko nashimira. Nashimira n'amakiza. Nashimira Imana yamaye umutware. Nashimira Imana yamaye umutware twajya mu mirimo yacu. Nashimira Imana ko yangize ati ku buzima bwacu n'abacu ala sante. Cheers. Amashini moto hanyuma n'ubundi akazibera umubyeyi wacu atambe n'ubundi benyibi reka musabe mufate mu bitugu yego. Haleluya. Amashini moto amashini moto yacu amashini hanyuma se n'umugeni nawe abigenza atyo ariko amashini moto yacu. Hallelujah. Amashyi dufatanye umunezero tuyirane iyo ndirimbo nziza ya korali Hoziyana. Amashyi umunsi w'umunezero korali Hoziyana ati sanga mu Uganda. Amashimwe Mana we kimara umubabaro mu buzima nuko ijambo ryawe Mana ryanzuye rimbera umucyo mwinshi mu nzira nyuramo injyana mu ijuru. Iki nicyo kimara umubabaro mu buzima nuko ijambo ryawe Mana ryanzuye rimbera umucyo mwinshi mu nzira nyuramo injyana mu ijuru. Zaririmba ineza Yesu yangiriye, zayivuga hose bayimenye, zavuga urukundo n'imbabazi agirira abantu be, zayivuga hose bayimenye. Abatabizi bishwe no kutabimenya, nukuri ijambo ryawe Mana rirema byose. Jambo ryawe wabajije Yeremiya uti mbese ubonye iki? Ati mbonye inkoni y'umurinzi
waroye neza uko niko ndinda ijambo ryanjye kugira ngo risoze icyo naritumye. Zaririmba ineza Yesu yangiriye. Haleluya. Zayivuga hose bayimenye. Zavuga urukundo n'imbabazi agirira abantu be. Zayivuga hose bayimenye. Zaririmba ineza Yesu yangiriye. Zayivuga hose bayimenye. Zavuga urukundo n'imbabazi agirira abantu be. Zayivuga hose bayimenye. wadukijije umwaka Mana uduha umwuka wera udukura mu bibi uduha Bibiliya udukiza gusoma inzamba none dusoma inzandiko iza Pawulo Yohana n'izindi nziza udukura mu matanura y'umuriro tugaburira amata twariho twihebye none turagushimiye wadukijije amahane none dutuye mu mahoro yewe Mana wagize neza. Amashimwe Amashimwe Mana we Mana wagize neza. wampa icyubahiro Mana we Yawe Mana we wagize neza. Amashimwe amashimwe yo Mana we amashimwe wampa icyubahiro Mana we shyirwa hejuru Mana we ndabona hano abanywanyi ba Rudasumbwa ndetse n'Inkesha tubanze duhe ikaze ababyeyi bacu baduteranyirije aha ariko mu kanya hari irindi kaze nyirizina turi buze kubaha babamereye amashyi tukabakira mukagira inama. Amashyi. Aha. Ati ku buzima bwacu n'abacu ala sante cheers amashyi n'impundu hanyuma n'ubundi reka sibere umubyeyi wacu atambe n'ubundi binyibi reka musabe mufate mu bitugu yego haleluya amashyi n'impundu amashyi n'umwana yacu amashyi hanyuma se n'umugeni nawe abigenza atyo ariko amashyi n'umwana yacu. Haleluya. Reka mwongere muti ku buzima bwacu n'abacu ala sante muhuze inkongoro inkongoro ayo muhite musomera icyarimwe musomera icyarimwe mwese amashyi ntayabura. Aha murakoze cyane reka sabe umuhereza abakire hanyuma DJ azamure akaririmbo ubundi bakomeze twicara amashyi twese bazamuka amashyi n'impundu tujyana n'uwo mugeni na mbere.
wese ashimwe umwami ashoboye. Amashyi dufatanye umunezero tugera niyo ndirimbo nziza yakoranye Hoziyana. Amashyi umunsi w'umunezero korali Hoziyana ati zaba mu ruganda. Amashyi amashimwe mana we wampa icyubahiro mana we mana we amashimwe yo mana we wampa icyubahiro mana we shyirwa hejuru mana we aha murakoze cyane. Twese dushyike mu byimbo, abandi dushyike mu byimbo, abandi twongere dushyike mu byimbo. Sabe ku buhanga bw'igikoni abambere intamyi, abashyikiriza intamyi, ubwitonzi, ubuhanga, bampera amashyi. Congratulations. Ubwitonzi ati ni umunsi w'umunezero. Amashyi. Aha barakoze cyane. Base batambuke bigire hano imbere. Ubuhanga bw'igikoni fasta fasta. Hagarare hano imbere. Yego. Reka sabe umubyeyi wacu, ababyeyi bacu bahaguruke twakire mu izina rya Yesu. Amashyi amashyi ku Mana. Amashyi ku Mana yacu. Ko mbona ari byiza we bizamera bite mu ijuru. Haleluya. Ko mbona ari byiza we bizamera bite mu ijuru. Ayi bizamera bite mu ijuru. Haleluya bizamera bite mu ijuru. Haleluya bizamera bite mu ijuru. Haleluya. Haleluya. Bataricara. Reka sabe basabe batere haleluya. Twese dukomere Imana amashyi. Gatatu. haleluya Amen. Barihagaze tukasaba noneho by'umwihariko umubyeyi wacu pasiteri twakiriye by'umwihariko mu gihe cy'ikinyejana cyabo byari bitaraza, ariko reka musabe umubyeyi mu cyubahiro mugomba muhobere rwose bwite guhaye ikaze. Iyi muhobere mwegereze bwite guhaye ikaze. Amashyi y'impundu. Aha tukiri aho rero reka musabe umubyeyi wacu mu cyubahiro mugomba ushyira inkongoro n'iyi pare ya Besman yo muri yishyiriza muzeyi maze atwakiriye. Yego ufate mu bitugu rwose umwegereze. Amashyi yakomeye Imana. Akoze cyane. Marene nawe reka bigenza byo ayimereye umugeni. Yego
yego oshobora ariko murabona ukuntu azi gutanga pe amashini yakomera Imana ocho aha murakoze cyane nahambaye n'amarene wese mushyikira inkongoro none namuze na pasiteri wese mushyikira inkongoro mwegerane yego jya kubara buri mwaka kabiri gatatu murahita muhuza muti cheers cyangwa se arasante ku buzima bwacu n'abacu twese turi kungaha hanyuma natwe turavuga buri mwaka kabiri gatatu arasante cheers muhita kandi musoma icyarimwe waha amashyi bahita musoma icyarimwe amashyi mundu kumona uricyo aha mwicare mugubwe neza reka sabe abapasiteri bose turi kumwe hano bahaguruke dukomere Imana amashyi tubakire mu izina rya Yesu abapasiteri bose abakoranye muzehe bose kubuzima haleluya ayo mashyi tuyongere tuyakomere Imana Haleluya. amen reka sabe abuzukuru bamuzehe bahaguruke abuzukuru twagize muri famiye eze haleluya tukana n'abakazana n'abakwe bose bahaguruke ayo mashyi yongere kayima rimwe kabiri gatatu shalom reka amashyi ku Mana yacu haleluya mwamufasha twumva yuko ari byo bijya biranga umwana w'umuntu kwishima cyane cyangwa kubabara cyane ntekereza yuko Imana imaze kurema umuntu Adamu mu ngobyi ya Edeni wa muntu Imana yaremye Imana baraganiraga bakagira n'ubusabane bwiza cyane ishimana n'Imana ariko hari umunsi yishimye cyane birenze uko yaganiraga n'Imana kandi Imana yo yabushyize muri ngobyi ya Edeni nibuke neza iyo usomye ibice bibiri hari aho hatubwira ngo Imana imaze gushyikiriza wa muntu umugore Eva wa muntu nibwo yanezerewe cyane kuko yari abonye umuntu basa bahuje Imana nishimwe cyane ijya yemera yuko umuntu wese murebera umuntu we kandi bahuje ishimye Imana cyane yuko umusaza wacu muzehe nawe Imana yakuremeye umuntu wawe mbese iyo wambaye urukweto rukagukwira uragenda ukumva ugenze neza ariko nanone iyo rutagukwira ruragushaka dushima Imana rero yuko imyaka ugezemo utigeze rugushaka Imana nishimwe cyane yewe Imana nishimwe cyane urukweto rwaramukwiye Imana nishimwe cyane ngiye kuvuga muzehe na mukecuru ariko nk'aho bambaye inyuma y'inzu kandi batari no kunyumva ibyo ngiye kuvuga ari ukuri umubyeyi pasiteri barakomera Michel yavutse mu 1940 mama yavutse mu 1950 uyu munsi papa afite imyaka 75 urakuramo ukurikije umwaka turimo n'uwo yavukiyeho mama ubwo aracyabura ingahe kugira ngo angane na muzehe aracyabura iyo ngiyo nyine igura yavukiye mu karere ka Musanze ahahoze ari muri komine Kinigi mu yahabwa cyahoze ari segiteri ya Rugina ngubu ni Kinigi ariko ntabwo twakunze kuhaba ahigira amashuri abanza aho ngaho segondere ayirangiza ku ishuri ry'ubugoronome hariya i Butare amaze kurangiza kwiga ngo hari mu 1971 abona akazi ajya gukora mu ruganda rw'icyayi hariya mu Gisakura mu 1972 rero nibwo imyaka 50 byakunze nibwo yashakanye n'Uwimana Teresa rero
mu 1972 ari nayo myaka 50 nawe yizihiriza ko amaze imyaka 50 ari n'umukecuru bakiriye agakiza. Nyuma yo kuva mu Gisakura bamaze gukizwa nibwo baje kwimukira, babonye invitation bimukira muri Uganda rw'icyayi rwo ku Muhimbi, ariko njyewe navukiye mu 1972 nibo navukiye. Papa agronome, mama ari mwarimukazi. Mama akunda kuduseka cyane ngo yigishije uriya minisitiri ex-minisitiri Gatabaje, cyangwa ndamushakira ariko namubwiye ko bazamubona neza Gatabaje. Yamwigishije mu wa kabiri cyangwa n'ubwo musuzuro ariko yigishije minisitiri. Nyuma baje kuva hariya ku ruganda rwo ku Muhimbi, papa akareka akazi, hanyuma ajya kwiga amashuri ya Bibiliya i Bukavu imyaka 4. Aje kugaruka ayashoje, yaje kuba umurinzi w'Groupe Scolaire de la Salle Byumba. Nyuma aza kuhava ku mpamvu z'itorero, ajya kuba umushumba wa Paruwasi ya Rukomo Byumba, yego pasiteri hano umusaza Jonal Kiza Tate. Nyuma rero yavuye ajya kwiga muri Israel birebana n'ubworozi bw'inzuki. Yaje kuhava muri 1992 nibwo yaje asanga twarahunze. Abantu batinya kuvuga ko bahunze, nibwo yaje twarahunze nyine barahungiye i Kigali, ugasanga turi muri Burende ariko i Kigali. Ubwo twamaze kuzenguruka kujya hari, ariko nyuma twibona Gasave turaza kuturaho nyuma. Nyuma rero tumaze gutuza yabaye umuniye muri Saint Andre, Jenoside yakorewe Abatutsi yabaye ariho yigisha. Twaje kugenda rero n'ibibazo byabayeho, ubuzima burahagarara. Nyuma yaho rero aho ubuzima bwongeye kugarukira, yaje kuba umukozi wa ADPR nanone akora i Kayove, wari uhagarariye ishami yari hari iby'ubworozi bw'inzuki i Kayove, ari directeur. Uriya ni umuzere yabaye directeur nawe. Kuza kuhava noneho ajya gushakisha akazi muri Pinide, aho yakoraga hano mu Nyamata. Ngo abantu bajyaga bamubona gusenga yakoraga akamoto, ni akamoto kameze nk'umugabo witwa k'inzogo k'umuhondo, umugabo akundaga yitwa mama yambwiye ngo aramwigishije, nasanze aramwigisha akamoto yatwara, ariko bakaba baramwandikira kubera ko ntatera imbere. Nyuma yaje kurangira rero ahagarika n'ako kazi, ajya gukomeza amashuri y'izi myaka 5 muri Université de IRPG ari i Goma. Imyaka 5 ayirangije araza hano muri Kigali atangira gushakisha nk'abandi gutyo. Nyuma yaho muri 2018 nibwo yaje kongera gusubukura amashuri, yiga master ku ishuri ry'abakoresha imyaka 2 cyangwa ba pastor hano biganye bahari. Nyuma yaho rero nibwo yaje gukora noneho uko gukomeza amashuri, none ubu ngubu yiga kuri Université kandi yo muri Philippines, aho yabonye impamyabumenyi y'ikirenga ya Dr. Umukecuru rero yabaye umwarimukazi imyaka 25, yigisha mu mashuri ya primaire ahantu hatandukanye. Nyuma aho uburyo bw'ibyo bibazo aza gukora umushinga wa EDP bari hano Karuma, igihe tuzakugira kubera izabukuru nyine bari mu kiruhuko cy'izabukuru. Mu bitandukanye by'umurimo w'Imana rero pastor umukecuru yabaye umuririmbyi ukomeye cyane muri korali yitwa Abajyana y'Ibyumba, akigishwa n'ishuri ry'icyumweru rya Ekodime. Uyu munsi rero nawe ari mu kiruhuko cy'izabukuru n'umunyamasengesho gusa nyine. Byabo twaje kwizihiza iryo sabukuru y'imyaka 50, umukecuru na muzehe babana n'imyaka 75, muzehe habayeho n'imyaka n'iyo mpamyabumenyi y'ikirenga ya Doctora, niyo myaka 50 bakiriye agakiza. Murakoze. Arakoze.
papa na mama nk'aho baba batari ngaha kugira ngo babwire umuntu utabazi. Reka kugira ngo mumenye ko yaje no mu mutwe, reka mushyire hasi. Itangazo umuntu imodoka ifite banki nimero hari ubuhamya tugiye kwinjiramo rero mu mwanya w'ubuhamya. Muzehe nawe ahibereye, umupasiteri ahibereye, byumve ndetse n'abandi muntu tugende tumuvoma tuvuge umuntu ariho nawe abyumve. Reka sabe muzukuru we Ganza igira imbere, harakurikiraho Harerimana Emmanuel ndetse na Kayitare Celestin. Mbavuze ko bari gukurikirane abandi kuragenda bikomeza. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bagaze imbere yawe ugiye gushima sogokuru wadutoje ibyiza byose. Uyu munsi nabatijwe kanoza ijambo ry'Imana. Sogokuru warakuze. Murakoze. Nanjye nshaka kuvuga umubyeyi wacu. Ni byiza ko tumuvuga akiri hagati muri twebwe, kuko tumufiteho ibyiza byinshi ndetse bitangaje. Umubyeyi wacu ikintu ushaka kumuvugaho kiruta ibindi ni uburyo bwo kwikomeza, haba mu buryo bukomeye cyangwa n'igihe hatari uburyo. Namwigiyeho cyane, mwumvishe ubwo buryo bwose yagiriye. Ntabwo ari uko hari ingufu z'amafaranga, ntabwo mu mufuka cyangwa mu kigega hari harimo amafaranga. Rimwe na rimwe twaricaraga nkamuganiriza mbese muzehe, aya mashuri kwiga ushaje ko tubona ari hatari, natwe abatoya bari kutunanira. Akambwira ngo mwana wanjye Uwiteka ari kumwe natwe. Muzehe ndibuka igihe kimwe agiye kujya mu Isiraheli, arambwira ati mwana wanjye dore ngiye kujya mu Isiraheli, ariko ubwo ngiye kugenda ngiye kugusiga na mukecuru n'abandi bana, ariko uramenye muzabe maso, murinde umuryango, murinde umukecuru n'ingaruka, nzasange mu amahoro. Icyo gihe iryo jambo ryari rikomeye kandi twari tukirabana. Ariko mu gihe cyo kugenda arambwira ati nshaka kubwira ikintu narayibonye. Twari turera ku rwego rwa Byumba, arambwira ati nakubwiye ko ngiye kugenda ariko ngiye kose kurugo. Ati ariko hari icyo umwami Yesu yaranyeretse iri joro. Ntibyagenze bite muzehe? Ati nagiye kubona njya mu iyerekwa, nari hariya ku rusengero, ngiye kubona mbona umugabo muremure yari ari mu gikari afite inkoni y'icyuma. Uwo yari Yesu. Arambwira ati umwana wanjye, nubwo wambwiye ko bikomeye, ntabwo muri mwenyine, ahubwo Uwiteka ari kumwe nawe. Narabibonye amaze kugenda mw'ibyo bihe bikomeye, Yesu yabanye natwe, akomeza kutwereka ukuboko kwe. Mureke mbabwire, hari igihe ureba ibintu ukabona nta herezo, cyangwa ukareba ibintu ukabona utabishyikira, ariko mureke mbwire muzehe ngo ndagushimira mubyeyi, kuko wikomeje umutima mu bihe bikomeye, mu buzima bukomeye. Uyu munsi ukaba witwa Dogiteri. Ndabishimira Uwiteka wamuhaye kugira umutima ukomeye, icyo yaharaniraga bikarangira akigezeho. Imana igukomeze mubyeyi, turacyagukeneye. Nubwo turi kukuvuga, ntabwo ari igihe cyo kugira ngo ugende, turacyagukeneye kuko tukwigiraho byinshi. Uyu musaza njya mutandukanya n'abandi benshi. Iyo ngize amahirwe yo kumva
ko ari bwigisha ahantu ijambo ry'Imana banumva ritancika. Ubu ni ijambo yigishije muri 90 ndacyaryibuka nganira nawe iki gihe kiniki muri 90 baryibuka uwigisha nawe wigishe gutya na gutya agira ijambo atangira ijambo buhoro ukaza kumva ukumva kugije ku rugero rwo kwicara n'Imana. Haleluya. Akakuza ariko mvuga ngo sinzabatizwa narabatijwe nayo nkiri umusore mutoya nkiri mutoya imyaka mikeya ariko numvaga narabatijwe iwacu papa yayoboraga misa akavuga ati ubundi kubatizwa bimaze iki ko wabatijwe n'abatijwe umwana akaba nta nzoga unywa nta byaha ugira nanjye koko nakwiriye bakabona ntabyo ariko umunsi umwe muri 93 naje musigiri Gasave nakoraga hano kuri Texirwa hanyuma nsanga muzehe wabigishije aratwigisha ko umuntu akwiye kubatizwa umuntu akwiye guhinduka aratwigisha nanjye bavuza abantu bihana nagiye kwihana nisanga n'abifite ibyaha nubwo nabonaga mbere ntabyo ariko umunsi yatwigishije numva afite ibyaha ndapfuka mu Gasave barasengera guhera uwo munsi nanjye kwiga umubatizo 93 94 nibwo nabatijwe nyuma ya Jenoside. Hanyuma kuva icyo gihe muzehe uti impamvu wabyemeye n'iki wowe abandi utajyaga kubyemera. Ngewe umuntu yaranyigishaga yarangiza nkagenzura ibyakora ko bihe na bya bindi yatwigishije niko nari meze naragenzuraga ibintu byose. Umunsi umwe muzehe yatwigishije mara iminsi ngenzura nkumva n'imvugo ye nkamusanga nkamuganiriza nkareba uko aganira n'abantu nkareba uko bakomeza ndamugenzura iminsi myinshi nawe ndavuga nti umva nabera boye umuntu w'Imana. Nisomo nagira ngo ntagere no ku bantu bose bari aha atwe tuvuga ubutumwa buri gihe dukora baragenzura dukwiriye kubwiriza abantu bya Yesu ariko natwe bakabiturebera tugasa nabyo. Muzehe namwe mbona asa n'ibyo avuga nahoranye na murumuna ari yatuganira murumuna arambwira ati kuriya mubona i Kigali twebwe iwacu twakwiye ingofero ndavuga ko Imana ishimwe. Ubwo rero mubyeyi wacu imbuto wabibye ukaduhuza na Yesu natwe twakugenzura tugasanga urabishyitsa natwe dushaka kugira ikigemo cyawe nubwo tutabishobora kuko wowe wabishoboye ariko Imana idushoboze natwe mu mibereho yacu imigendere yacu ivuga ubutumwa. Twarakomeje rero naje kubatizwa nongera amahirwe aruta ayandi nayo hari Gacuriro muzehe hari mu bantu basengeye nsezerano we na Pasiteri Buzima na Pasiteri Gaburiyeli Mvuyekure na Pasiteri Habineza nibo bananditseho ibiganza ngenda ifoto yabo nkabona Pasiteri Buzima araha Habineza araha Gaburiyeli araha barakomeye ari hagati arambuye ibiganza. Iyo foto nayikunda cyane iyo yireba nafashwa kumva shimye Imana. Ibyo rero byatumye nayo mvuga nti nanjye mu migendere yawe ngiye kwigana abakozi b'Imana. Imana dufashe rero natwe umugambi tuba twagize tugiye tuwusohoza Imana tugire neza. Ndashimira umubyeyi rero ndagana ku musozo twarakomeje tugendana buriya nkunda kumwegera cyane akanganiriza ubushize bwo ahita gukora ikintu kidasanzwe kandi ni vuba ni muri iyi minsi ishize ngewe nifatiye amasengesho ni mu rugo nari ndi iwanjye ndavuga ngo nifate iminsi yo gusenga fata iminsi ndasenga noneho mu kuyasoza nayasoreza Gasave kwigaburo twaje kwigaburo soza amasengesho ndi kwigaburo noneho muzehe ntiheruka kuza Gasave sinamuherukaga ariko araza turangije igaburo arahamamaga Kayitare ngwino hano amakuru yawe ni meza kandi numvaga rwose ari meza pe maze iminsi ndi imbere y'Uwiteka numvaga afite ibihe byiza numva rwose nkeye ku mutima n'uwandebaga inyuma wabonaga ameze neza. Muzehe arambwira ati nararanye nawe ati nijoro nagiye kubona ngo uje iwanjye uri kumwe n'abamarayika atariko nabategura ngo mwicare
ibyo vuga byabaye muzehe nguri turi kumwe nabategurira ngo mwicare nkabona abamarayika barimo bararamya nawe ukagenda nabo ko murigenda n'abamarayika byagenze bitekanye ndavuga ngo muzehe amaso yaracyabona Imana ishimwe haleluya nuko icyo gihe nanezerewe ndavuga ngo burya iyo dusenga Imana irumva kandi bya bindi dukora Imana igenda yishurira abantu bayo aho nongeye kubona ko muzehe buriya ari umuntu w'Imana kuva nakizwa rero kugeza n'uyu munsi muzehe ndacyabonamo ubuntu bw'Imana yambere umubyeyi arandera ndakura buriya nanjye mba numva mu mibereho yanjye mu rugendo rwanjye nakwigana abaturage Imana bamugisha urakoze kandi umubyeyi mukomeze aho Uwiteka Imana bamugisha. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ishimiye Imana kongera kubona umubyeyi wacu. Ntabwo mvuga ibintu byinshi kuko hari abantu benshi bo kuvuga. Ngewe njye ntangazwa nuko umuntu atuvamo akuze angana gutya tumureba tukazajya kuvugira ahantu tugiye kumushyingura abantu bakarira bakavuga ibigwi bye tutarabivuze akiriho. Nshimiye Imana rero kuvuga muzehe kuko tumuvuga ibintu bingana bitya ahari ahicaye areba biranejeje cyane. Muzehe uyu nguyu aho twamenyaniye nabonye ko ari umuntu w'Imana, nabonye ko ari umubyeyi uzi gukurikirana. Kera tukimubona akigera inaha muri za 1994 twamumenyeye ku izina Elohim, niko abantu b'inaha i Kigali twari tuzi. Baratubwiraga ngo mugiye hehe tuba tugiye kureba Elohim, ninde rubigishe ngo ni Shalom, nayo mazina twari tuzi. Tukabona umuntu utuje ucecetse, ariko umuhungu umwe hano hari Imana ari maze kuvuga yatwigisha ijambo ry'Imana akadukurura akatwumvisha Elohim icyo ari cyo. Elohim tuza kumumenya. Imana ishimwe cyane. Shimiye Imana kuvuga muzehe tukimubona n'amaso kahita namaze kuvuga muzehe uburyo yerekwa mu kwezi kwa 9. Uyu mubyeyi twahuriye hariya ku rusengero aramfata ashyira ku ruhande ati ngosha ko nabonye wowe na Gustave ngiye kwitahi uretse ko nabonye wowe na Gustave mumperekeje mwishimye cyane turi kumwe n'abantu benshi. Ndavuga nti kabaye muzehe urashaka kujya ati nabibonye ati nabonye wowe Gustave mwambaye amakote mundi inyuma n'abantu benshi mumperekeje. Muzehe uretse ariko mubyeyi nagira mubwire byayerekwa n'ingiri. Amena. Imana ishimwe kuko tuberekeje ukireba turi kumwe n'abantu benshi, abantu bambaye neza basirimutse. Ibi ni byiza ukibibona menya ngo Imana iracyari kumwe nawe. Imana ishimwe rero no gushimira Imana. Yewe hari ibintu nka bitatu mwibukiraho. Icya mbere yaje Gacuriro, ariko kubera amashuri yanyuzemo menshi bavuze ayo yize yishyura minivare, ariko ari nayo yize isi mwigisha. Ndabyibuka ari mu bantu yasuye akigera Gacuriro. Arambwira ati mwana wanjye ati wowe uyu munsi ndajya iwawe nubwo nakunda kurya ahantu kubera ko isi yanyigishije. Ako kantu kahise gatuma numva ko arambwira ati mfite icyo Imana yakumbwiyeho. Ako kanyuramo. Icya kabiri tujya kuba abadiyakoni niwe watuyoboraga, yambwiye ibintu bitatu. Arambwira ngo bana banjye uko umuntu avuga ngo duterure, uvuga cyane si ukora. Rero jya ukora kuruta kuvuga. Icyo gihe n'abakayitari twese twari mu itsinda rimwe bari kudusengera. Arongera avuga ngo kandi ujye uba maso kuko hejuru haba imbeho. Hejuru kandi ko uyu munsi nibwo ndiho mbisohoramo kuko ndi mwarimu. Uko uzamuka hejuru haba iki? Mubyeyi ndagushimira ubwenge n'ubuhanga Imana yaguhaye. Arambwira ngo kandi genda byibuka sinzi abadiyakoni bagenzi banjye bari aha ko babyibuka. Bakahita naravuga kandi uko inkende yuri niko igaragaza ubwambure, kuko icyaha wakora ukiri mu Kristo si cyo cyamenyekana nk'umudiyakoni, kandi nanone icyaha wakora umuvugabutumwa kimenyekana kuruta. Uyu munsi buriya uyu munsi navuye muri Gasave
ubu ngeze muri Remera ni inkende iyo ngiye gukora umurimo ndibuka numva ngo ntari inkende yurira kuko inkende yurira igaragaza iki bwambure bwayo rero ubwenge ubuhanga impuguro waduhaye turazizirikana ndibuka ikindi kimwe ari igihe turakundana tuziranye twinshi ndavuga tukeye arabizi nawe hari utwo ashobora kuza kuvuga ariko ndibuka rimwe umwuka w'Imana yangendereye mu ijoro ndagenda namuganize ko ushaka gukora aka gakorwa ngo uretse nanjye mbanze njye gusenga wasenze Imana irakugenderera ari bubyibuke icyo gihe nyine aragenda arabanza arasenga shima ko ari umupasiteri uvugana n'Imana araza arambwira ngo Imana yambwiye kandi Imana yanyemeje ko uri mu bana banjye kuko muri uyu murimo hajya hashaka batoya bashaka gusepara abantu ntibabura ariko n'umusaza usenga akamenya ijwi ry'Imana akavangura amajwi y'abantu n'amajwi y'Imana ndabyibuka icyo gihe nacitse intege mvuga ni muzehe yanze impano yanjye ariko agiye gusenga nanjye ndasenga icyo gihe aragaruka ngo hari icyo Imana yambwiye ndabyibuka icyo gihe aje n'umuntu w'ibyumba nanone twasenganye mu nzu babamo hariya icyo gihe bari batarayijyamo Imana irongera amanuka iravuga muzehe uko Imana yavuze nicyo gitumye n'uyu munsi turi kumwe nk'umubyeyi kuko Imana ijya iha abantu ababyeyi kandi igaha ababyeyi abana tuzakomeza kukubera umwana Imana ibamugisha Yesu ashimwe nitwa Pasiteri Kiza Tadeyo Pasiteri Komera Michel ndi bumuvugeho nk'umuntu twabanye nk'umuntu twakoranye nubwo afite 75 ariko mu kazi turi impanga kuko twasengeye umunsi umwe kuba bakuru b'itorero baturambuye ibiganza umunsi umwe turi batanu muri 84 niho twarambuye ibiganza tubakuru b'itorero turi impanga mu kazi turi impanga kandi mu bundi buryo kuko yantanze kumenya iby'agakiza yakiriye agakiza 72 we ngewe nakakiriye muri 74 urumva dushaka ibi menya amakuru ye uriya ndavuga ibyo batavuze kuko ibyo bavuze n'ibyishi kubyo batavuze nawe adashobora kwibuka ngo yiba bivuga genda bivuga menya amakuru ye numvise ko hari umuntu kuko icyo gihe yaba regional yagendaga ku igare umuntu wabaga afite imodoka ni umumisiyoneri wenyine regional yagendaga ku igare twumva hari umuntu w'umukirisitu wa mbere numvise wari utunze pikipiki Michel kuko yari agoronome kandi abagoronome ba mbere abagoronome bahawe bahita bahabwa amapikipiki niwe muntu nabonye ku itora wanjye n'ipikipiki barabambwira umuperi ufite ipikipiki uretse misiyoneri niwe wundi twabona ufite ipikipiki ufite ntabwo yahita Michel nibwo bwa mbere namumenye si ibyo gusa amaze kuva icyadugu aje gukora ku murindi hariya bari ubundi ibibanza byagurwaga n'abamisiyoneri we yahise agura ikibanza ahitwa Rugeshi n'ahitwa Mugina ahita ahubaka isengero umushahara ntabwo ari abamisiyoneri bahubatse ntabwo ari abamisiyoneri bahabuze n'ubu ibyo bibanza Michel birahari byegeretse gusura Mugina ndahabona ndinababwira iki kibanza ntabwo ari icyawe Komera Michel bavuga ngo bakeneye gukura kugenda cyagenda hejuru kandi kuko amateka yawe nari nazi ahita ashyiraho n'ababwiriza butumwa akaba ari ibyo bifashiriza icyo gihe twebwe ababwiriza butumwa b'icyo gihe twahibaga amafaranga 500 inoti ya 500 bakabana icyatsi tugasana 450 we rero yakuraga ku mushahara ashyiraho ababwiriza butumwa babiri akabakura ku byahembwe ngiki cyatumye bana ba Michel adashobora kubaka amazu yubatse
yarafite yari mu nzu iyo bitaga kopite ni ishyamba ry'icyayi niyo babacumbikiraga baba muri ayo mazu ntabwo yubatse si uko ataracuruza ibibanza byakuraga make aho yaguze ibibanza ashobora kuyagura icyo kibanza ariko ntiyabikoze ahubwo yaguze ibyitozo birahari yaguze bugeje bagenda irahari ngubu mugina irahari ni amatora ibyo byari muziho muri 70 none ubwo ayo ni amakuru yarahari 78 79 nibwo nari mvuye ku ishuri rya Bibiliya umwaka wa mbere mpabwa kuza kuba umuntu ku kigo cy'amashuri i Buyoga no gufasha abamisiyoneri ko nemaze kwiga mu Giswahili kubafasha gusemura aho bavuga ubutumwa mu Giswahili cyangwa mu Kinyarwanda aho Michel niwe yafashe umuhamagaro wo kureka akazi ku bwenge ajya kwiga ishuri rya Bibiliya abantu bamufata nk'umusazi umuntu uretse guhembwa akajya kwiga gahera none ikindi bantu bakwiteraga bareba afite diplome y'imyaka 6 none asubiye nanone kwiga teoloji ngo abone imyaka 6 batese wajya gutangira hejuru ukajya muri kaminuza toya ndashaka kumenya Bibiliya burya ibyo mubona rero avuga yabihereye hasi arongera arangiza imyaka 6 urwo kwayize iyo ukomereza hariya ntabwo ari PhD ufite gusa aho babageze kwa ariko icyo gihe rero byatumye ahagarika akazi yakoraga ahembwa umudamu we ahagarika akazi kandi yakoraga yigisha ajya kuba umwigisha muri école familiale aho rero nari umusibateri niho naje kuba inzu bamuhaye bagamo yari kaze icyumba gutya akaba muri iki cyumba nanjye kuba muri iki nari umusibateri icyo gihe rero umudamu mureba yigishaga na madamu wake niho nakuye madamu wake umwigisha aho benshi bati uriya kuko uzamusa kumva rero ko ufite hamwe umugisha ambere umuranga umugeni ubwo rero ugeze na kane niho nababwiye ko twasengiwe umunsi umwe tuba abapasitori muri 84 ubwo 85 yahise aba visi regional wabaye regional abumundisha umva ko rero regional babera regional kuva 85 kugeza muri 90 yari regional ari kuko umwe regional undi visi regional ari bakora kure ngenda ku cyaro hiki nta muntu wari uzi nari umupasiteri mutoya utaramenyekana yewe na representa yarazi ntabwo yarazi ujya gucora kwibaza rero kisi koko umuntu mu cyaro hirya hariya yaje kuza kuba regional kugira ngo uze kuba regional natanzwe kandida na barakomera Michel abwira amateka uyu musore ashobora kuza agakora uyu muntu twebwe kuko turi aranda nabivuze urabarisha niyo muntu wabindi urukumva rero ngoke umuntu kuzana ngwino simbure bijya bikunda ko aho rero ntuyababwiye ko naje muri 91 mba regional we agira ukomo we regional ajya hora yindi niko bizate kugenda rimwe kwitati 15 z'ukwezi kwa mbere rero twakumye kubana neza ndongera mbana n'umuryango ninjye wo gusigiye kujya mu Israel abakandi b'abantu mu Israel bamuhaye recommandation kugira ngo bajye mu Israel rero twakumye kumva ko twari twarabaye tugomba kubishyura uriya mwana avuga ko bamusigiye umuryango ubwo rero umuryango n'undi wose mu maboko yanjye ninjye wabapakije bazana i Kigali yego rero bafatanye n'umuryango wanjye bose bashyira hamwe mu modoka imwe ntabwo zari imodoka nziza ni kamyoneti hejuru y'imizigo mu mizigo tuza mu mizigo aho ndi bakararaho aho nayo bakararaho ibyo ndi bakagira kuko umugenzi wanjye yari mu Israel yari uziteba cy'umuryango
ukawibakiwa ukawufatanya n'uwawe nyirawe adahari ntabwo byari byose ose yabivuze ibizima twari turimo bwari bugoye ariko twahabanye neza tunahaseruka neza tunakomezanya neza umuryango kugeza igihe aviriye mu Isirayeli ndawumurikira nti nguyu muri twagumye rero kubana neza nk'abavandimwe nk'inshuti nk'ababyeyi nka mukuru wanjye kandi tuguma kubahana kugeza rero ajya kwiga na kaminuza hariya Ikeshero nabwo twabaga twari kumwe twabaga mu nzu imwe akajya kwiga kuri EGE nanjye niga muri Institut Biblique y'Igo aho nabo twari hamwe twabwiye rero kujya dukurikirana gusa ari umuntu ukunda kwiga bimubamo yigeze kumwe niwe kubwira abana abwira abana bajya babwira ngo bana muri rero kwiga ariko nimumbaze icyo bizamara ngo nimumbaze icyo bizamara ariko ni kwiga ariko ndagira ngo mubwire ngo ijambo riri hano ngo muri Luka igice cya mbere murongo wa 45 aravuga ngo hahirwa uwizera kwibwe yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora iryo jambo muhereje uwizera kwibwe yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora ibyo Uwiteka atagukoreye azabikorera abana bawe niyo mpamvu reba n'ahangaha turi ibi birori ntabwo ari itorero ryabiteguye aho wakengaga byasangira so byanyuze ababongo aho byagomba kubitegura so byateguwe n'urubyaro rwawe haleluya abo bigishoza n'ibitari ibibazo kuko Uwiteka wakoreye ntajya yibagirwa abantu twakwibagirwa ariko Imana dukorera ntajya yibagirwa ngo kuko idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo Uwiteka aguhungisha ntabwo nasabye ko akanya ariko nje muri ibi birori numvaga nifuza navuga umunsi mukuru umwene data pasiteri barakomera n'umufasha we numvaga hari icyo navuga abashyize muri gahunda rero bari bahumugisha pasiteri barakomera tufite mukuru wanjye ndetse ko tubona mudasa cyane ariko rero tufite imwe twavukiye igihe kimwe tujyaho n'ijambo ry'Imana ni 72 igihe yakirijwe nagendekana icyo gihe yakirijwemo kandi uwamfashije kugera ku gakiza bishoboka yuko ari nawe wamufashije kukageraho araza kwitubwira kubw'iyo mpamvu rero tujya kumenyana ayo mateka numvise ari abavandimwe banjye ari abavandimwe bacu nkaba kandi nshimira Imana kuba naragize umuvandimwe na Pasiteri Michel bamuvuzeho byiza byinshi nanjye ni byinshi muziho ntabwo mvuga byinshi ariko nshatse kugira ngo nsome ijambo ry'Imana ritoya ntabwo rijya riba ritoya ariko Samweli wa mbere ibice 2 n'umurongo wa 2 Samweli wa mbere umurongo wa 2 aravuga ngo ntawe mu Uwiteka kuko nta yindi Mana itari wowe kandi nta gitare kimeze nk'Imana yacu Imana ishimwe nta bundi bubasha nta zindi mbaraga zabaho zimeze nk'izikomoka ku Mana yacu Imana iyo wayakiriye igenda igukorera byinshi byiza igenda izana impinduka mu mibereho yawe umubwiriza kare mu munani bavuga ngo iherezo ritangira iherezo ry'umuntu ritangira batubwiye ko yavutse uko yabaye iki ariko ubu ngubu ashoje afite umuryango ungana utya afite abuzukuru afite abana afite inshuti turicaye tungana gutya natwe turi umuryango wa Pasiteri barakomeye nta mirimo amashyika
Imana amashyi. Dr. Pastor Michel. Félicitations. Congratulations. Nta cyiza kimeze nko kumenya Imana. Wabona mu Uwiteka. Iyo Uwiteka yageze mu bugingo bwacu byo kwakira ijambo ry'Imana, tukamenya Imana, hari ibintu kazana. Atuma twera mu bugingo bwacu, agatuma tubana n'abantu neza. Igihe muziho Michel twashyize nta rwaserera na mubuye mu mibanire, abana neza. Y'amagambo ari mu Baheburayo 12, abana neza n'abana. Nagiye gutumira nkaho nyobora akaza akatugana ijambo ry'Imana, ubundi tugaho tugasanga ijambo ry'Imana, nta rwaserera. Bahaga gusanga ku Gasave nyuma y'abihe bigoye, nta rwaserera. Ni umuntu ucishije make, ufite bugufiya, ukunda Imana, ukunda umurimo w'Imana, ukunda gusenga Imana kandi agakunda no kwiga. Burya kugira ngo ibyo ufite bikomeze ugomba kwiga ukabyongera. Kwiga rero tugomba guhora kwiga. Ntawera mu Uwiteka kuko nta yindi Imana itari wowe, kandi nta gitari kimeze nk'Imana yacu. Ndashima ko yamenye Imana nanjye nkayimenya. Imyaka tumaze tuzi Imana, imyaka 50 yayiturindiyemo, ntitwabo kugenda twanduranya n'abantu ngo bagomba kutwigaho. Imyaka maze mu gakiza ntabagombye kunyigaho. Imana igiriye neza rero. Ahakurikira avuga ngo ntimukongere kuvuga iby'ubwibone bikabije bityo, ntimugabanye agasuzuguro mu byo muvuga, kuko Uwiteka ari Imana izi byose kandi ari Imana imenya urugero rw'ibyo abantu bakora. Umukozi w'Imana yagiye akura n'ibyiza n'ibigoye, ibimanura hasi bikamuca intege. Bihajya agisida nyinshi bikabona ko birangiye, ndetse kuko nageze uyu munsi wa none ahagaze neza. Pastor Jesho yandati umusore n'inkumi bambaye imyenda y'abasore n'inkumi, basebye neza arakomeye. Haleluya. Tukashebye no kuvuga ngo ufate umuntu w'ijambo kubera ko abonye abandi n'ibindi. Yagiyeho ibikomeye bamwe muzi cyangwa twebwe, Imana yamuhagazeho. Imana yera yamuhagazeho, na n'uyu munsi iracyamuhagazeho n'umuryango we. Turayishimira rero. Nta mpamvu uyu nguyu ni Hana bavuga ati bamfashe ijambo bavugaho ibyo bishakiye, ariko mujye mwitonda mukasha kuvuga kuko Imana nizi umuntu, nizi iherezo rye, nizi urugendo rwe, nizi uburyo izamutetura ikamuhagarika, abantu bakamubona bagashima Imana. Ashoje neza. Ndashimira Imana. Mungu agatandatu ngo Uwiteka ikagakiza, ashyira ikuzimu kandi agakurayo. Uwiteka arakenesha agakenura, acisha bugufi agashyira hejuru. Sinabura kuvuga yuko umusaza wacu mwene data abona imyaka myinshi buriya, Imana imushyize hejuru. Mu cyicaro nk'iki ngiki tubona umuryango ungana gutya umukomokaho, tubona umwanya nk'uyu nguyu akivuga ubutumwa bwiza, kandi ntabwo bakabije bavuze. Yavuze ijambo ry'Imana bararyumva. Ni benshi yazanye ku gakiza, afite ijambo rizima rigiye ritinjira mu muntu, ukumva wakomeza ukamwumva. Imana yagize neza. Imana yacyamurinze. Yemeye ko akishwa bugufi ibihe byinshi, ariko nyine Imana izahita hejuru. Imana yakoze byiza rero. Reka rero gutinda, nashaka kugira ngo nawe nshimire Imana kubwa mwene data Pastor Dr. Barakomera Michel. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane ko yabikoze. Turamufite, ni muzima, arakomeye. Imana imugire neza, imushyize hejuru. Tumukoreye umunsi mukuru wa Yubile y'imyaka 75 bayita Yubile y'igihano. Aramazina za Yubile bagenda bayita yari y'imyaka igihe ngiki, ariko ni Yubile
imyaka 20 mikeya yigezaho umwire buroroshya ariko igihe gikomeye akigera gishingura akivuga ubutumwa agishoboye kwicara bwenge kutuganiriza tubwira ibyo Imana yamukoreye rero ryewe bikagarukira ahangaha ariko nanjye nasize umunezero wo kubona inshuti yanjye mwene data umuryango w'abakunzi bari mu kigikiro cy'Imana bagejeje ahangaha imyaka 25 y'amavuko 50 y'agakiza ntabwo ari bikeya 50 yubatse afite umuryango umwe n'uta afite inshuti zimukunda zaje kugira ngo zishimane nawe nagira ngo dusoze duhe Imana amashyi y'impundu kuko yariko amazina yanjye yitwa Victoria Joy ndonge mu kusukuru ba dogiteri barakomera Michel n'Uwimana uyu muvugo twawuhinze kubera kwishimira isabukuru y'amavuko y'imyaka 75 ya sogokuru n'imyaka 50 amaranye na nyogokuru. Haleluya, amen. Sogokuru mwiza nawe nyogokuru dukunda rukundo imbuto itarumba nzira y'ibyiza ahorana ijambo njye gucuranga kinyakadiho atari wowe ntitwari kubaho namenye urukundo rwanyu babyeyi barakomera komeza intambwe mbwira busukuru ni twese tukube hafi dushoze imbyino bakwiye nyogokuru nawe sogokuru mwaratubwiye ngo tujye dukundana tujye inama intwaro yacu be mu gusenga kuko byose biva kuri sogokuru nawe nyogokuru mwanyuze muri byinshi bibagera amajanja byadutwaye ababyeyi ari buhimbazwe na Ingabire ndetse n'abandi bavandimwe banyu muri rusange ariko ntibyabaciye intege ababyeyi byijanditse mu rukundo rwanyu amagambo avuze ubuhuha baje ari ndabatanya badashaka ko urukundo n'ubufatanye mu muryango buhoraho ariko barakomera arakomera n'Uwimana atinze icyo yatuvuzeho naho bahinda nk'indege cyangwa bagakubita nk'inkuba ntibavuguruza iryayo bamenye ko Imana yanyu ari inyembaraga ntawe uvuma Uwimana itavumye naho babavuma bamera nka Baraki ahubwo bakabahesha umugisha Yesu ashobora byose ntacyo muzatuburana ababyeyi sogokuru reka ngushime muri iyi myaka 75 kubw'impanuro yawe twatojwe gukundana twubahane bitinde twirukane ubutindi twitere bikwiye sogokuru nawe nyogokuru muhore mukundanye mujye inama natwe abuzukuru tubahaye impunza Yesu yarabashimye urukundo ararubahunda bamama na bapapa barabakunda nanjye Joy ndabakunda mbazaniye urukundo mwibyinira iyo njyana mwinikiza urukundo mwibagirwa agahinda bahaye inzitiro rubanda badufitiye ubumara nk'inzoka y'incira Yesu ubwe azabatse bazafatwa nka Satani ku munsi w'imperuka tubime amatwi dusenge bazahera babakunda ntimuzabura abanzi bazatumaho n'abandi baze ndawusenye muzakomeza musenye uruvugo rwabo mukunda babakunda mwima amatwi rubanda mwambare mugwe neza muhuze amaboko yanyu murebana ko mu jisho ntagire ikibashisha muzatumire uwo mwami azaza nanjye atire muzambarire kunesha mushoze imihigo mwese iyo mpamyabushobozi ya PhD izabafasha action plan na strategic plan mushishikarire gushima mutanga n'icyacumi ku Mana mukundane babyeyi mutubere urugero rukwiye mugire umunsi mwiza ababyeyi yari umwuzukuru wanyu Jesse Keria umwuzukuru wa Maju nkabujokazi murakoze komera Imana amashyi twumvisha ababyeyi ariko rero reka mbe
ashimwe. Haleluya. Mbere ya byose dushimira Imana yabanye natwe tukaba tugejeje kuri uyu munsi twese turi amahoro, reka tuyicyubahiro. Turashima kandi ko yabanye n'ababyeyi bacu, abana na pasita wacu, pasita dukunda. Rero mu rugendo rutoroshye rwo kwiga yakoze kugira ngo abantu banyuze mu ishuri murabizi hatabayeho kudacika intege, abenshi babicikiza bageze hagati kandi bagiye kurangiza. Ariko dushimiye Imana ko yamushoboje nawe agashyiramo imbaraga akagera ku ntego ye. Kenshi na kenshi kugera ku ntego biragorana, umuntu ashobora gutangira gukomeza ariko yagera hagati agacika intege. Ariko dushimye muzehe Imana yamushoboje ntacike intege agakomeza umurava we. Nubwo ibicantege bitari bibuze, urabizi ko umuntu ari mukuru ahura n'amagambo menshi y'ibicantege. Abenshi bamuca intege bavuga bati ese urarwana n'iki kwigira pasiyo, amagambo aba menshi. Ariko dushimye Imana ko yamushoboje agahatana urugamba rutoroshye, atari ko afite amafaranga yamusagutseho, ahubwo we ashaka kugera ku ntego. Rero buriya mu buzima iyo ufite icyo ushaka kugeraho uragiharanira kandi ukakigeraho. Kuri uyu munsi rero dushimishijwe n'uko yageze ku rwego rwo kubona PhD. Ntabwo byoroshye rwose muri Imana yarabikoze, yabanye nawe. Navuga byinshi ariko bivuze nanone kugira umwanya wo kuvuga kuko dufite byinshi byo kuvuga nubwo tutabivuga ngo tubirangize. Ariko uyu mwanya nshimiye Imana ko yamuteje intambwe ikamuvana mu cyiciro ikamugeza mu kindi. Rero tugiye gukora umuhango nk'uko bigenda, tubereka yuko nyine habaye dogiteri ku mugaragaro. Gukomera Imana amashyi. Uyu munsi twemera Dr. Michel Barakomera, rwose yarabiharaniye. Imana ishimwe, urakoze mubyeyi. Haleluya. Dushimye Imana, niyo nyiri umurimo, niyo nyiri ubutware. Dushimye Imana ko uyu munsi Barakomera pastor Barakomera Michel ari Dr. kandi twishimiye ko Imana yamushoboje, yize anarera, ayoboye umuryango, ayoboye itorero, ntiyacogora. Kandi dushimye iki gitaramo mwajemo n'agaciro yahesheje umuryango n'inshuti ze. Ntabwo wadota Imana imugisha. Murakoze. Reka tugezeho abagenzi. Murakoze. Mbaye Dr. ariko ntibyari gukunda kuko atabise mu ruhare wowe ntabwo bizi. Ntibyari gukunda cyiza Tadeyo bamushyize mu ruhare, ntibyari kuvamo, ntabwo byari gukunda. Kandi uko ni ukuri bose yanjye we ntiwanabimenya cyane, ariko Sebineza yateye ishuri university ariko ntubizi. Ntibyari kuvamo kugira ngo kuko Sebineza namuhawe nawe sinarebe wa Dr. utabishyize mu ruhame, ntibyari gukunda. Filipo ntabwo bizi we wowe ntabwo bizi kuko ntabwo bizi, ariko kugira ngo ube Dr. nta ruhare rufitemo, ntibyari kuvamo. Byari kuba wowe ntabwo bizi, nibyo bizi. So pastor wanjye niko mukunda se kandi twese
inshuti yanjye nigute rero kuba dufite babise muhari inshuro zingahe kuri wese bagiye kugira amafaranga Marcel ubu ntabwo wabimenye uzabaze madamu wawe amafaranga inshuro zingahe yamuhawe n'ibintu byose ari hano bari kumenya madamu wawe yadiye imibese ariko ntabwo bizi Marcel wundi ntibyaye kuvamo bakaba no gutama ntabwo contribution yawe ibyaye kuvamo Vai, Marcel. Ouviu isso? Eu não faço antes. Judiar de comentar. Vai com o tchau. E ele tá todo se não vamos seguir esse lugar. Ariko yes ariko ndagira uko bavuze Imana yigeze kureba ku ngabisi n'abagabo batatu n'abagabo batatu bari mu ntama umwe yitwa Gaspari yitwa Melchior baba bwana abana kuri muhanga ayikaza Gaspari Melchior bari barenze unasaba Kristo unasaba Yuda unasaba Anglikani unasaba Dive unasichi unakadiri bafite ariko barenze bafite imitima myiza yishimira kubakoresha ibikoresho abana kureca n'abandi bagezemo Yesu yavukiye i Betelehemu sinshidikanyije yuko umutima mwiza wawe maze akoresha ibintu bikomeye bizaba ari igihe kirekire sinshidikanyije ko umutima mwiza wawe maze akoresha ibintu bikomeye bizaba ari igihe kirekire n'umutima wawe umutima wawe mwiza ni ukuri maze akoresha ibintu bikomeye bizaba ari igihe kirekire rero ko ukuri maze akoresha ibintu bikomeye bizaba ari igihe kirekire binagukorana umutima mwiza wawe uzamuterera abantu maze akoresha ibintu bikomeye bizaramba ku isi kugeza ubudahirwa n'abandi ni ngombwa ntabwo wese nababona
isi nagiye nzamuka imisozi amanuka n'indi
itorero ryacu turarikunda marikuri ibyo ngibyo itorero rya ADEPR turarishimira. Dushimiye kandi by'umwihariko itorero rya ADEPR Gasave Paruwasi aho muzehe yagiye akora, by'umwihariko ku Gasave niho twabaye cyane n'ubu tukiri, niho twasezeraniye, niho mwabonye n'umunsi wabatirijwe, ntabwo ari wenyine. Itorero rya Batsinda, itorero rya Giheka, Intora, Kumukenke n'andi, Paruwasi ya Gasave muri rusange turabashimiye. Impamvu tubashimira ni uko hari igihe twagiye tugira ibirori bitandukanye mukadushyigikira. Hari abo nabonye ahangaha muri 2003 mfusha n'umuna wanjye, bamwe ndi kubona ahangaha bari bahari baje kudushyigikira. Mu myaka 3 ishize mfusha mukuru wanjye, bamwe muri mwebwe mwaje kudushyigikira, kandi ntabwo tuzabishyura. Umuze yatubwiye ntabwo tuzabishyura rwose, mubitegereze. Umuze yatubwiye ngo Imana asenga natwe dusenga izakoresha abandi bantu bakoresha imbaraga zikeneye muri icyo gihe cyanyu, kandi ngira ngo niko bimeze. Turabashimiye rero mu rwego rw'itorero. Undi we dushimira, turashimira Revera Kiza Tade, urupapuro ariho. Mu gihe ibyo byose yagiye avuga ndabizi kuko nari mukuru, ntabwo ari ubwa mbere bivuze no muri Anteloma narabivuze Mushumba. Turabashimiye. Undi dushimira, turashimira famiye Habineza Joseph, nubwo atakiriho ariko ari mu bantu nawe batwakiriye mu rusengero adushakira icumbi. Turamushimiye nubwo adahari, ko umuryango we urahari. Turashimira kandi Pasiteri Ubuzima, turamushimiye uko muzehe yagiye abivuga. Turashimira na Pasiteri Philippe, ngenda bazi ku mazina nubwo bamwe ntabazi cyane ariko turabazi. Turashimira famiye Bishop Anani, ni iriya irimo Marene. Bishop yapfuye muri kiriya gihe cya Covid, yari umuntu w'inshuti magara ya papa, magara. Nibwo nabonye igihe Bishop bajya kumushyingura, nibwo nabonye muzehe arira. Twagiye tugira ibibazo kurusha abavandimwe, muzehe akagaragaza umubabaro, ariko uwo munsi nabonye amarira ya muzehe amanuka, bivuga ngo yari inshuti ye magara. Turamushimiye rero umuryango wa Bishop Anani. Turashimira famiye Habimana Esther, aba muri Amerika ariko ari mu badufashije. Turashimira famiye Nyandwija, ari hariya ni data bukwe, nibahaguruke. Turashimira famiye data bukwe, abashimiye. Turashimira famiye Gafura Richard, nawe aba muri Amerika. Iki kiganiro bazakireba bumve ko umuryango tubashimiye mu ruhame. Turashimira Mukarwema Yvette, yigeze muvuga muri Anteloma dushimira mu bukuru wanjye, yaduhaye akazi dukora muri Expo kugira ngo tubashe gufasha umuryango, nawe turamushimiye mu ruhame muri ibi birori papa kiriho. Dushimiye Pasiteri Zigirinshuti Michel, duhunguka urusengero baduhaye akazi k'icyumba kimwe, tubura ahandi tujya, aradufata araducumbikira. Ntitwari tuziranye nta n'umubano uhagije twari dufite, hanyuma tumara igihe mu gihe twari dutegereje kubona irindi cumbi. Twifuje rero gushimira muri iki gitaramo cya muzehe, dushimira Zigirinshuti Michel. Turashimira kandi umuryango wa Leopold Muganga, umufasha we yagize uruhare kugira ngo mama abone akazi aho yakoraga. Twifuje kuba twamushimira rero muri uyu mwanya kugira ngo ntabwo bahari kubera ko babatirishije, ariko yagomba kuboneka muri ibi birori tukamushimira nawe yumva. Ubwo rero numve ko umushimiye. Dushimiye famiye Nsanzurwimo Joseph, yari umuvugizi mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, yari yaduhaye inzu twabagamo. Ntabwo namenyaga niba barayishyura, ariko twaje aduha inzu yo kubamo, tumanza kuba mu yindi imwe tuba no mu yindi. Tuzamushimira nanone ko ibyo yakoze twebwe nk'abakiri bato turacyabyibuka. Dushimiye umugabo witwa Rutaneshwa Dieudonné Abinyabihu, mu gihe muri Jenoside yakorewe Abatutsi byari bikomeye, twari twarahungiye Muhanga hari igitaramo Nyabisindu, yari umupolisi, yaje kudufata dushyira mu ikamyoneti Dayihatsu adushyiramo. Nyuma yaho nibwo yamarorerwa yandi yaje kubimuha aho ngaho Nyabisindu twarahavuye. Uriya mugabo yakoze igikorwa gikomeye muri iki gitaramo, rero turamushimiye. Ari Abinyabihu. Dushimiye umugabo witwa Dr. Sam,
ajya atuvura ntabwo yabonetse aha ngaha ariko turamushimiye. Dushimiye Pasiteri Uwizeyimana Jacques, nabonye madamu we ari hehe? Madamu we yego uriya izina umuturanyi wacu famiye, turabashimiye. Niwe watugurishije ikibazo cyo tutuye turaturanye, tugurisha icyo gihe tudafite amafaranga ahagije ariko barabyemera kugeza birangiye. Ntabwo twabura kumushimira muri iki gitaramo rero kinihe. Dushimiye Simbikanga Vital, ni umugabo ukunze kutuba hafi, nawe turamushimiye. Impamvu ituma ataboneka ariko turamushimiye. Dushimiye Evangeliste Kamana François, turamushimiye. Agihagaze ndagira ngo nshimire na famiye ya Shadrach Ntaboneza Rubanda, nawe turamushimiye. Agihagaze Kayitare, nawe Kayitare turamushimiye. N'abandi babanaga kuri wa mudugudu wa Gacuriro, ni inshuti za Museza Kadasohoka. Nzi ko ibyo badukoreye ntabwo nabasha kwivuga muri akanya, ariko hamwe n'ibyo mukora ku giti cyanyu kudushyigikira, turwaje n'iki, ntabwo nakwibagirwa ko muzera rw'ejo mukamuzanira ikawa gabyibuka. Ubwo rero Imana ibahe umugisha, turabashimiye. Dushimiye Murigabirwa Jean Bosco, ntabwo yabonetse, ni umusaza wasabiye, ntabwo yagize impamvu ntiyaboneka ariko nawe turamushimiye. Dushimiye Kamana Justin nahaguruke, perezida wa Korali Gasave, turamushimiye. Nawe ari mu basabiye bamwe muri abavandimwe turi kumwe aha ngaha, turagushimiye perezida. Dushimiye Medali Munyaneza, nawe ntabwo abo mu Rwanda, niwo basabiye Maurice. Mu rugendo twakoze rurerure ariko arabyihanganira, uyu munsi twifuje kubashimira. Dushimiye witwa Papa Claude, umugabo utuye Kacyiru, nawe yasabiye Harerimana Emmanuel mu gihe papa yari ku ishuri. Ubwo rero uyu mwanya twifuje ko nk'inshuti zacu zagize umumaro mu buzima bwacu, turamushimiye. Dushimiye Devera Sabayesu Alfani, hari igihe cyabaye tugira umubabaro mu rugo, papa ayo mashuri mwumva ayafite adafite n'aho ateranira, ntaho abarizwa, ari aho ntitwari tuzi ko byagenze, yari yahuye n'ibihe bitamworoheye. Igihe kimwe rero nko mu kwezi kwa munani ntibuka umwaka, nibwo umupasiteri wari uriho witwa Sabayesu Alfani, nibwo habaye inama sinzi uko byagenze, ijoro ritangura. Nyuma y'imyaka irenze nk'icumi muzi hagati tutahateranira, bamwakira kuri paruwasi yacu ya Gasave. Twifuje kumushimira uyu munsi. Turashimira Sanzire Dr. Sanzireza Noheli, nawe nubagize umumaro mu buzima bwacu, ntabwo yabonetse ariko turamushimiye. Ndagira ngo dushimire na Mukashema Jacqueline, madamu ari hehe? Mama Ishimwe, nawe turamushimiye. Nta kindi nongeye ariko famiye turamushimiye. Dushimiye Nyiramihigo France, ni umupapa w'inshuti ya Muzehe, ntabwo ari mu Rwanda nawe ariko madamu barahari, bagera Mama Fisi Ngoriya. Turamushimiye. Yari umugabo ukunda kuza mu rugo rwe na Muzehe bavuga Igifaransa guhera mu gitondo kugera nimugoroba, baganira bagaseka cyane, ni inshuti yacu cyane. Turamushimiye. Dushimiye Devera Sebagende, nawe yasabiye umukobwa umwe muri bashiki banje. Nimugire ngo muri iki gihe gusaba basigaye batanga amafaranga, iyo ubonye umuntu wemeye kugusabira akakuvana nakujyana nk'ikarongi n'iki ku buntu, ntabwo twabura kubishimira. Dushimiye Pasiteri Kamanzi Rora, ntabwo yabonetse aha ngaha, nawe yaduhaye impano ikomeye, ntabwo ndi buyivuge ariko hari ikintu yadukoreye mu muryango, turamushimiye. Dushimiye Nzabakiraho Anastase, nawe ntabwo namubonye, turamushimiye. Mu gihe Maurice yaramaze kwitaba Imana, yajyaga ahamagara umwe muri twebwe akavuga ati ko mfite ibishyimbo aha ngaha mwaza kwifata kugira ngo abana ba Maurice barye. Hashira ibiza ati ko hari agasabune hano bakabashyira kugira ngo abana babashe gukaraba. Uwo muntu nta kuntu tutamushimira mu ruhame, yarakoze, turamushimiye. Sigaje abantu batatu, turashimira kandi
umuryango wa dogiteri diregiteri Bitaboze uriya twavuga ngewe ndamuzi no kuri bya zina banyitaga kera ndamuzi diregiteri rwose n'abayembe n'abafideli rwose turabashimiye. Turashimira Munyankumbu rwa Jean Marie nawe wadusabiye yasabiye mushiki wanjye umwe ahangaha turamushimiye. Ndagira ngo dushimire nabonye madamu Mugunga mama Angelique nahaguruke umukecuru reka tugushimire nubwo utavuze turi gushimira. Hari igihe cyabayeho igihe uriya muvandimwe hari igihe cyabayeho cya gihe cy'abacengezi n'iki bajyaga bafata umuntu uwo ari we wese ntabwo nzi icyo yarashinzwe muri leta uriya baramufashe baramufunga bamufungira muri kontineri i Remera hashize imyaka muri za 19 aho ngaho uriya mukecuru rero bagiye kumutukurirayo turamushimira. Ubwo rero dushimiye mu gusoza dushimiye n'abandi badushyigikiye kugira ngo iki gikorwa kigende neza. Nabonyemo ba data bukwe bacu ari data bukwe wa Benite n'uwandi n'abamwe bukwe bandi mwaje ba mwana ba muzehe mwese turabashimiye ibyo mwakoze byose kugira ngo dushyigikire kugira ngo uyu munsi ubashe kugenda neza. Reka nshimire n'umuryango wa Munyakazi namubonye Innocent Munyakazi turagushimiye nawe n'ubucuti yacu n'umufamiye wacu wa bugufi turamushimiye n'abandi bose bagize uruhare kugira ngo ubuzima bwacu bwe kugeza ahangaha dufite inzu yo kubamo. Hari igihe tutari dufite inzu yo kubamo kandi twari tuyifite, harimo abagize uruhare kugira ngo tubone inzu yo kubamo. Turabashimiye n'ibindi byinshi tutabasha kurondora. Uyu mwanya niwo tubonye impamvu twateguye uyu munsi ni muri mu babiteguye byari kugira ngo byibura tubivuge papa gihari. Mwabonye ko mama aragenda ava ahangaha yagera ku muryango akicara afite intege nkeya. Turavuga ngo muri iki gihe rero umukecuru dusigaye tugenda ava mu rugo kugira ngo ajye ku isengero yicara inshuro 3 aragenda mwambi kumwatereka nduhuke akarabicara urahagarara ukarindira ati hasi umwanya muzike biri kurangire agera imbere ati tugende ati ndorohera agera imbere akongera kwicara byerekana ko umuntu utangiye kunanirwa. Tuzahamagara muzehe ntakwitabe kubera yuko imyaka afitemo seriye zimwe zitangiye kunanirwa kubera impamvu z'imyaka. Urabona muri iki gihe kubera ko tubona natwe ubuzima buri kugenda bimeze kuriya, reka ibyo dukora tubikore bagihari. Abo dushimira tubashimire ahari, twe tuzabivuga cyane muri kuza mu rugo ngo wagiriye neza muzehe, reka tubivuge aha. Niyo mpamvu yatumye dutegura uyu munsi ngo tubashimire. Twongereye abantu tubashimire tubonye amashyi. Haleluya. Haleluya. Abona ko byinshi ariko ndashimira Imana amakiza. Ndashimira Imana yamaye umutware. Ndashimira Imana yamaye umutware twajya mu mirimo yacu. Ndashimira Imana ko yangize umukozi wayo. Bwa mbere nabaye umurezi mu bana imyaka 25. Abo nigishije bamwe n'abaminisitiri ko singabayeho. Ndashimira Imana ko yangize umurenzi muri Ekodimu hafi imyaka 5 ibyumba basarabise. Ndashimira Imana yuko yangize umuririmbyi ariko singira ibintu. Ndashimira Imana ko yangize umunyamasengesho w'umwuga umunyamasengesho w'umwuga. Haleluya. Kandi nanjye ndabasenge kuko yasabiye abera isengesho ribageraho, yasabiye abakunzi b'umusaraba isengesho ribageraho, yasabiye abagenzi bagana Isiyoni isengesho ribageraho. Murumva mwese rero ko masenge. Ubwo rero ndashimira Imana. Ndashimira Imana ko yampaye abana. Nubwo yampaye abana igihe cyageze ishima yuko twagabana imwarira abahungu babiri ibatwaye nyuma yaho, ariko mbere yaho yari yarambwiye ngo izanezeza. None mbonye itwaye Maurice, ese Mana nuko nezeza abantu bawe banezeza utwara abana babo. Imana ndayivumburiye ariko Imana iransanyohereza imubwira iti nubwo wangize umwanzi wawe ntabwo ngiye n'umwanzi wawe n'umubyeyi wawe haba n'Imana yawe. Noneho rero umutima uragaruka ndakomeza nkomeza umurimo wanjye wo gusenga
kandi n'ubu ndacyasenga. Imana rero yanejeje nanjye yanyambitse ikanzu yera. Haleluya. Yanyambitse ikanzu yera. Ntabwo nari kuzayambara mu majori, ntabwo nari kuzambara ikanzu yera, ariko kuko Imana yabivuze, ni Imana itabasha kubeshya, ni Imana isohoza amasezerano, kandi iracyafitiye n'ibindi yambwiye byinshi. Yarabimbwiye pasi, yarabimbwiye hari ibindi ifitiye izansohoreza. Ntabuze byinshi rero, reka mbasezere. Hamwe namwe, hamwe namwe, umukiza be hamwe namwe, hamwe namwe, umukiza be hamwe namwe. Indirimbo ya 313 zagende muyiririmbe mu bikibabwira. Ni indirimbo y'umugenzi ugana Siyoni. Haleluya.